uko nabyumvise ngo nuko Mako yashatse kumenya uko Grex ikoresha amafaranga ibona, nuko Grex ngo iramushwishuriza iramuhakanira. Mako akagira ati ibyo ntacyo byari bitwaye, ahubwo ngo icyamubabaje ngo nuko Grex yasuzuguye mama wa Mako, Madamu Victoire Ingabire. Ngo yaramusuzuguye, iramutererana, ngo ntiyajya kumushyigikira mu myigaragambyo y'i Paris. Ibyo rero byababaje Mako, bimutera umujinya wo mu rwego rwo hejuru. Mako aragira ati nagize umujinya, atari ko ntabwo ari uw'umuranduranzuzi. Mako, uwo mujinya ni umuranduranzuzi. None se ntibigaragara ko urandura inzuzi? Hari naho agira ati ntabwo nsenya Grex kubera ko Grex itabaho. None uramara iminsi 2-3 ukora video nk'izo, none se urarwana n'imiyaga? Iyo usenya ikintu nuko kiba kiriho. Biranyibutsa ya manyanga ya FPR, uretse ko umuntu atabigeranye n'ibi bien sûr, ariko muribuka ya manyanga ya FPR ivuga ngo mu Rwanda nta moko abaho, ariko kandi ku rundi ruhande bakirirwa bavuga ngo genocide yakorewe abatutsi. Nuko abantu bakajya babaseka bati none se genocide yakorewe ubwoko butabaho? Nuko tugarutse ariko ku kibazo cy'umujinya, iyo ibintu bitagenda neza, abantu badakora neza, kugira umujinya ni byiza rwose, ni byiza pe. Ariko rero iyo igihe cyo gushyira mu bikorwa umujinya, iyo icyo gihe kigeze, hakenerwa ubwenge, ubushishozi no kureba kure. Kubera ko hirya no hino, hafi yawe cyangwa kure yawe, hari abantu bafite roho mbi, bashobora gufata uwo mujinya wawe bakawubyaza umusaruro ku nyungu zabo, naho nyiri umujinya akagenda amara amasa, akajyana ubusa. Urugero runza hafi n'iriya revolution abaturage bo mu bihugu by'Abarabu bakoze, icyo bita Printemps Arabe, hashize nk'imyaka 10 cyangwa 15. Abaturage bagize umujinya kubera abategetsi babo badashobotse. Hano wemeye kwiyahura aritwika, arakongoka kubera umujinya, uburakari, kwiheba. Ibyo byose abaturage bagize umujinya, bakoresha imbaraga bavanaho abategetsi babo. Icyo tutari tuzi ariko, icyo abantu batazi, nuko ari Amerika yari biri inyuma, ikagira ubwenge bwo guhembera umujinya, n'ubwenge bwo gufata uwo mujinya ikawubyaza umusaruro, abategetsi bavaho. Ariko Amerika yishyiraho abategetsi bayo bazajya bakorana deal na za maguye na za n'ibindi nk'ibyo, ku buryo ubu ngubu revolution arabe abaturage ntacyo babonye, presque nta kintu babonye. Hari n'aho byagiye bisubira irudubi. Tugarutse hariya mu Rwanda mu Kadomo iwacu, ndabyibuka mu myaka 1992, 1993, 1994, abanyarwanda bose imitwe yari yarahiye, yarashyushye. Ndavuga abanyarwanda bose, ariko kuva ku mwana kugeza ku musaza n'umukecuru, imitwe yari ishyushye. Abari mu Rwanda barabizi. Umunsi umwe nagiye i Kigali, sinibuka neza ukwezi, icyo gihe hari habaye imyigaragambyo yo kwamagana Perezida Habyarimana. Nuko ngeze i Kigali nahuye n'abasore b'inshuti zanjye, barakaye, bari karungu,
maze bakubwira ubugome n'amafuti ya perezida Habyarimana, ukumva nawe uwo perezida Habyarimana wamushyira muri puberi ukamujugunya. Uko byagenze murabizi, byabara umwanzi. Ariko iyo nshubije amaso inyuma, kabone n'ubwo umujinya w'abahutu wari ufite ishingiro, kabone n'ubwo umujinya w'abatutsi wari ufite ishingiro, iyo nshubije amaso inyuma nsanga abanyarwanda bari mu Rwanda twarihenze. Umujinya wacu hari abawufashe bawubyaza umusaruro ku nyungu zabo, twebwe tugenda amaramasa. None muri iyi minsi Mako na Grex bariho bararwanira mu manegeka. Ijambo manegeka rirazwi cyane mu Rwanda. None se nabivugaho iki? Birababaje, biteye agahinda. Gusa nakwibariza nti, ese basangirangendo b'urupfu murapfa iki?